Irijwi nuribura mu buzima bwawe bwa buri munsi uzahura n'ingorane. Nimurekeraho. Abashaka kura abadayimoni na satani ubwe ntibajya yubaka ubugo ushobora kuzatoragura igini. Hano hari amagini agenda mu nzira. Hari amagini agenda mu muhanda. Ubona nasanze hari abantu Imana idashobora gutinyuka kuba mu bintu byabo. Ariko nsanga hari abandi Imana ishobora gutinyuka ntigire n'isoni zo kuba mu bintu byabo. Ntabwo byaba ari ibintu biracuritse kubera ko abantu bari mu maposition atari Imana yabaremeye kubamo. Niyo mpamvu ubona ibintu by'isi bicuritse, ibintu byo mu madini n'amatorero bicuritse. Kaza kubabwira ngo gendana wagombye gushaka umugabo ukajya muri rugura rugo ubizi neza ko Uwiteka azabana. Ariko biraryoshe kwicara mu iduka Imana yarivuze. Ariko biryoshye kwicara muri boutique Imana data. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana. Riri mu gitabo cyo Kuva. Ijambo ry'Imana riri mu Kuva 33. Dusoma umurongo wa 17. Turawusoma wonyine. Hanyuma turaza gusoma no mu butumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo 33:17. Haravuze ngo Uwiteka abwira Mose ati n'icyo uvuze icyo ndagikora kuko bangiriyeho umugisha nakumenya mu izina. Muvuge ngo amen. Matayo 28. Matayo 28. Matayo 28. Matayo 28 umurongo wa 20, umurongo wa nyuma w'igice cya Matayo cya nubundi cya nyuma n'umurongo wa nyuma 28:20. Matayo 28:20. Haravuga ngo mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose. Amen. Murahari? Kandi ndore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza komeruka y'isi. Muvuge ngo amen cyane. Ndashaka kuvuga ijambo kubana n'Imana muri byose. Haleluya. Nahoze nekereza ibintu bibiri ukurikije aya magambo ari muri mu isezerano rya kera n'irishya. Nahoze ndeba ndimo ndatekereza kuri aya magambo. Nahoze ndeba abantu bagendana n'Imana, nsanga n'abantu bahiriwe bagendana n'Imana muri byose. Ndakwifuriza kugendana n'Imana muri byose. Kandi ndakwifuriza no kubana n'Imana muri byose. Umwami Yesu ashimwe. Ahantu hose waburi ubane n'Imana muri byose kandi ugendane n'Imana muri byose. Hari ikintu nahoze ntekereza kiri mu mutima wanjye. Nasanze hari abantu Imana idashobora gutinyuka kuba mu bintu byabo. Ariko nsanga hari abandi Imana ishobora gutinyuka ntigire n'isoni zo kuba mu bintu byabo. Imana ntikagire isoni zo kwitwa Imana yawe. Ahubwo Imana igiseka kandi inezezwe nuko uri umukobwa wayo kandi ukaba n'umuhungu wayo. Imana bijye biyinezeza yuko yakubyaye. Kandi Imana ntikagire isoni zo kuza no muri business. Nukuri hari inzu Imana itakwinjiramo ngwibemo, cyangwa se umuntu agatunga n'imodoka Imana ikagira isoni zo kuyinjiramo. Ariko jya utunga imodoka Imana nikagira isoni zo kugendana nawe mu modoka yawe. Ugiri utunga iduka Imana ntigira isoni zo kugendana nawe, zo kubana nawe. Mbese mu butunzi, mu rugo rwawe, mu muryango wawe Imana ntikagira isoni. Mose yagize ikibazo gikomeye, aratekereza aravuga ngo unumye kwandi nge kwandi ibi bintu nabigenza bite. Avuga ijambo rikomeye aravuga ngo nutajyana natwe nituvino, nutemera guhagurukana natwe nitugenda. Kubera ko ndakuzi uri umunyamaboko, uri umunyembaraga, nitujyana ibicunumye nzagishobora. Imana iramubwira ngo kuko wangiriyeho umugisha nkakumenya n'izina ryawe, nibyo uvuze, nibyo unsabye. Amen. Nibyo unsabye. Yesu ashimwe. Imana ntize kuza kugira ingorane, ntigire n'ibibazo kubera ubuzima bwawe.
Bibiliya iravuze ngo nibyo uvuze ndagira gute ndabikora nemeye kujyana nawe. Hari ikintu nahoze nekereza kuki Imana yemeye kujyana na Mose. Nukubera ko ni Imana ubwe yamuhamagaye iramubwira ngo Mose va kuragira intama za Yetiro, jya kuragira ubwoko bwanjye nabwiye Aburahamu ko ubwoko bwanjye nzabuvana muri Egiputa, nta wundi shaka ko azabuvanayo keretse wowe Mose. Yesu ashimwe. Nari ndimo gutekereza ujye uba mu bintu Imana ishaka ko ujye uba mu bintu. Haleluya. Imana ishaka kugira gute? Hari abantu batekereza ko bashobora kuba mu bintu byose, ariko ni wahamagariwe kuba muri byose. Wahamagariwe kuba mu byo Imana ishaka. Barakoze kunyumva rata papa. Hari abantu batekereza ko ahantu hose bazajyayo, kandi hose bazahaba, kandi hose bazaturayo, kandi ibintu byose bazabibamo. Ubu hari abantu bafite inzara bazi ko bazabiburaye. Ntabwo abantu bose bazatura iburayi mama. Ndi imbere y'Imana ntabwo abantu bose bazajya iburayi. Uzajya iburayi Imana ibishatse. Bibiliya ibwiye Mose iramubwiye ngo kubera ko ngiriyeho umugisha, kubera ko ari nge bakuzanye nzajyana nawe. Iyi Imana ingize mwarimu irampagarikira, mba mfite garanti kuko ariyo yabimpaye. Ntukabe mu bintu Imana itaguhaye, nta garanti uba ufite. Mbifurije kuba mu bintu Imana ishaka ko mubabyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hari igihe umuntu arota mu gitondo, hari igihe umuntu abyuka mu gitondo njyewe ndakora ibi. Nahoze nsetsa abantu nijoro, ukabona umuntu mu gitondo arabyutse aravuze ngo oya ndabona Kigali, isoko ry'i Kigali ntiririmo kurema, nzajya kurema iryi Rusaka. Nindi yakubwiye ko abantu bose bazajya Rusaka? Nugenda akikisha neza ko Imana yemeye kujyana nawe. Yesu ashimwe. Ntabwo tewashira inyanya hano ngo nawe uzutereke hano, ngo nawe uzutereke izawe hano. Nukuri zizabora. Uyu Mose Imana iravuze ngo kubera ko ari nge wakuzanye. Nukuri reka mbabwire, ntabwo Imana ijyana n'abantu hose muri byose keretse ibyo ishaka. Iyo ibishaka irabyemera mukajyana, iyo itabyemera ntimujyana. Nari mbabwiye ngo tube mu bintu Imana ishaka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Murabona ambutiyaje iri mu isi, iri mu maguverinema, mu bihugu, mu matorero, mu tuntu twinshi hirya no hino. Ubona ibintu bicuramye bidafite forme nk'iyi Imana ishaka yuko bigira. Murabona nk'ubu umutwe wanjye ugiye hasi nkagendesha umutwe, byaba ari byo? Ntabwo byaba ari byo. Ibintu biracuritse kubera ko abantu bari mu maposition atari Imana yabaremeye kubamo. Niyo mpamvu ubona ibintu by'isi bicuritse, ibintu byo mu madini n'amatorero bicuritse kubera ko abantu bari mu maposition Imana itabashizemo. Byaragonganye biteza ambutiyaje. Ariko iyo turi mu bintu Imana ishaka biba biteguye neza. Bamwe nabavuga butumwa bagombye kuzunguza wenda utuntu tumwe, abandi n'abazunguzayi bahuze imihamagaro n'ibindi. Ubona ko ibintu byose bicuritse, abantu bameze nkayo na bamwe, abandi bameze nk'abandi. Ariko iyo uri mu bintu Imana ishaka ibintu byose biba bikoze neza. Niyo mpamvu ndi gutambuka kubera ko Imana ku kuguru niko yatemeye gutambuka. Ukuboko ntabwo Imana yakuremeye gutambuka, yakuremeye gukora. Amatwi Imana yaremeye kumva, amaso Imana yaremeye kureba. Umubiri wanjye ukoze gutya kubera ko Imana yabyubatse neza. Ariko iyo urugingo rumwe ruvuyeho simba mberewe. Ariko iyo buri kimwe cyose kiri mu mwanya wacyo, mba mberewe kubera ko buri kimwe kiri mu mwanya wa mu rugo. Nuko
mu ma business nuko, ariko nshatse kubabwira iki, nshatse kubabwira ngo gendana n'Imana, wakikishe neza ko Imana yemeye kugendana nawe. Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Umva isezerano Yesu ahaye abigishwa, arababwiye ngo nzabana nawe. Arababwira nimugende, nimugende, nimugera Kapernaum, nimugera Yerusalemu, nimugera Betaniya, nimugera no kumera y'isi, abahaye isezerano nzabana namwe. Itorero dufite isezerano rivuga ngo Imana izabana natwe. Niyo misiyo yaduhaye, aravuga ngo nimugende muhindure, ariko ikintu mbemereye nzabana namwe. Eniyakori mwagombye kuba mufite iri jambo Yesu yababwiye ngo nzabana namwe. Mwebwe abavuga butumwa mwagombye kujya Gisenyi, mwagombye kujya hehe na hehe, ufite isezerano kubwira ngo nzabana na. Wagombye gushaka umugabo ukajya muri urwo rugo ubizi neza ko Uwiteka azabana. Nagukubita ingumi, umugabo nagukubita ingumi, uzavuga ngo Imana yarambwiye ngo nzabana nanjye. Ariko nagukubita ingumi wicaye ku busa gusa, ijisho azarenda rikura. Imana nibane namwe, kandi mwifurije ko Imana yakwemerera kugendana nawe. Mwifurije mugabo mwene data, nshuti yanjye, murumuna wanjye, mukuru wanjye, mwifurije yuko mu bintu byose waba urimo Imana yabikwemereye kugendana nayo. Hari ibintu bitagutsinda, reka sobanura akanya gatoya hanyuma dusenge. Hari ibintu bitagushobora uri kumwe n'Imana. Ruba jado, hari ibintu bitagushobora kubera kuri kumwe ni, kandi hari ibindi bigushobora kubera ko utari kumwe nayo. Mbifurije natambuka imbere n'umuvuga butumwa, natambuke nta kibazo. Hari ibintu bitagushobora. Haleluya, haleluya. Hari ibintu hari imbaraga zitagushobora kubera kuri kumwe n'iki. Abadayimoni na Satani ubwe ntibagushobora kubera ko uhagurukanye n'Imana ishobora byose. Hari ibintu uzavamo, hari ibintu uzabamo kandi wisanga uri wenyine kubera ko utari kumwe n'iki n'Imana. Ariko mbifurije kuba ahantu Imana ishaka ko muba. Yaramubwira ngo Mose, ni iki cyatuma ntagendana nawe kandi ari njye waranagiraga, ngutesheje ibyo wakoraga, ngutesheje ibyo wagiraga gute? None se naguhombya ukareka akazi ntari bujyane nawe? Ndajyana nawe kubera ko ndanabishaka cyane kujyana nawe. Imana iyo yakuzanye iri bishaka ko mugendana. Ushobora kuba umushumba ariyo yakuzanye ngo mureke guhagararana. Ushobora kuba umudiyakoni ngo mureke kubana, ariyo yakuzanye. Ariko iyo uri mu bintu by'abantu uhagararana n'abantu, ariko iyo uri mu by'Imana uhagararana n'Imana. Yego, iyo uri mu bintu bya famiye ni famiye iguha sapoti. Iyo uri mu bintu bya muyomba aratanga sapoti, ariko abantu bajya bananirwa. Ariko iyo uri mu by'Imana, Imana itanga sapoti. Iyo uri mu bintu by'Imana, haleluya, haleluya, haleluya. Iyo uri mu bintu bya data, umva jado arizira akahagarara. Nimugahobagurike, nimugahobagurike. Mana se kwereka nabona amafaranga vuba, ntugahobagurike. Niba hari gahunda Imana yashizeho bizaza, igihe cyabyo kigeze bizagira bite? Bizaza. Abantu bafite amakosa menshi kubera gutanga Imana imbere. Ariko umuhungu arabanje aribaje ngo uriko nutajyana naye
simvino kandi nshaka kugenda ahubwo natangiye tugende. Imana ititeri ya mbere kandi ari byo ushaka dukora ikintu Imana ishaka. Ntago munyumva? Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Wowe iyo bagutoye utekereza ko Imana yagutoye, ntugahaguruka utangira. Ninde wakubwiye? Icyo ni ijwi ry'abantu. Imana baryumvise. Ambutiyaje zaba nyinshi kandi zakomeza kuba mu gihe abantu badashobora. Ubonye umuhungu w'inzobe, ubonye umuhungu wirabura araririmbye mu rusengero ngo uriya niwe mugabo, urahagurutse uratoraguye. Ubonye umukobwa w'abandi uratoraguye. Hari n'igihe uzatoragura igini. Imana ijya yubaka urugo, Imana ijya yubaka urugo. Ushobora kuzatoragura igini. Hano hari amagini agenda mu nzira, hari amagini agenda mu muhanda. Ubona agahungu k'abandi kameze gutyo, ngo ka gahungu keza, uzatora igini kazakuraza kagusaza, uziruka. Ariko Uwiteka atanze isezerano ku bantu bari kumwe nawe ngo nzabana nawe. Ushobora kuba mu bintu nk'ibi ngo hanyuma ngo ujye uhora witwara gute. Ntukabe mu bintu by'abantu bagukomeye amashyi, ahubwo ujye utekereza yuko uri kumwe na nyiri umurimo. Petero, Yohana, Yakobo bagera confidence zose. Umwami wabo Yesu arababwiye ngo nimugende nzabana namwe kugeza kumeruka y'iki. Yes. Wowe uri kumwe nande? Wowe uri kumwe nande mama? Urarukubitwa, urarurira, agahinda karakwishe, imibabaro yarakwishe. Uri kumwe nande? Bagukomeye amashyi ariko uri kumwe nande nubwo bayakomye? Bakuvugirije impundu ariko muri zo mpundu uri kumwe nande? Ibyemeye uri kumwe nande? Bishobora kuba byaremeye uri kumwe nande? Ariko Mose arahaguruka agezeyo akora umurimo. Imana iramubwira ngo nzabana nawe. Abisirayeli bari baravuyeho kera, ariko iri sezerano yari hawe muri 3e chapitre cyangwa se 4e chapitre, kuva mu gice cya 4 cya 3 niho yahayerewe sezerano kera cyane. Imana iramubwira ngo genda nzabana nawe mu Egiputa, nunavayo nzabana nawe. Inzira y'ubutayu bwose nzagenda nihesha icyubahiro. Mbwire ba Datani, mbwire ba Kora, mbwire ba Biramu, mbwire Abisirayeli bose, nzajya nkwemera imbere yabo, kandi nzajya nkwemerera ngo ukora icyo ushaka, kubera ko ari njye ujyanye nawe. Imyuka yose yarayishoboye. Imyuka yo muri Babiramu bayindi bahoze batubwira y'ubugome inaniza, iyo yose Mose yarayishoboraga, yari iri munsi y'ibirenge bye, yarayifite. Kubera iki? Ahagararanye n'Imana. Yahagararanye n'Imana, yamuhaye uburenganzira, yamuhaye ubutware, yamuhaye ubushobozi. Gendana n'Imana ubona ubutware. Gendana n'Imana ugira ubutware iwawe mu rugo. Gendana n'Imana mu kazi kawe, Imana iguha ubutware. Ariko biraryoshe kwicara mu iduka Imana yarivuze. Ariko biryoshye kwicara muri butike, Imana data yicaranye nawe muri butike. Uri kubwira abantu ngo karibu kiriya, umwuka wera ari kugufasha uburyo babivuga. Biraryoshe kuba mwarimu nkanjye ari Imana iguhagaritse. Biraryoshe kuba pastor.
uyu mugabo yaranganirije ejo rancha bivuyemo yaranganirije ambwira igihe Imana yamubwire ko azaba pasiteri numva ibyishimo biranyishe ndavuga ngo buvuge kabisa bongera ubuvuge ni Imana yaguhamagaye niyo waba uri umukirina uhembwa 30 ariko ari Imana ihagararanye nawe ari Imana iri kumwe nawe ari Imana iri kumwe nawe mbifurije kubana n'Imana uri mu protocole ako mu protocole Imana yazanye uri kubwira abantu ngo bicara hano Imana iri kumwe nawe ikwigisha uburyo batanga keya wicaza abantu Imana igusiga igikundiro cyayo haleluya 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 hari ibintu biryoshye Yesu ashimwe kandi Yesu ashimwe kandi Yesu ashimwe kandi Yesu ashimwe hari ibintu biryoshye papa Jean-Pierre wicaye uri umugore wicaye mu rugo rw'umugabo wawe kabyara wa mbere kabyara wa kabiri kabyara wa gatatu abantu bakavuza induru ukabyara 12 Imana itanga support kubera ko ari Imana yafunguye inda yawe ngo byare ntabwo abo bana baba amabandi ndi imbere y'Imana abo bana ntabwo baba amabandi kubera ko ari Imana yatanze urubyaro tibaba amabandi ndi imbere y'Imana tibaba amabandi kandi bakwiga kubera ko Imana ishigikira ijambo ryayo Imana irindi ijambo ryayo abatagira iby'Imana yavuze baravuga ngo urakabya wibyara urakabya oya iyi Imana yavuze urabyara kugeza bashizemo ndi imbere y'Imana bararya inyama bararya bakarya gahunga bakarya imigati bakanywa igikoma bakongera bakarya Imana irindi ijambo ryayo iyo uri muri gahunda y'Imana ikakubwira ngo nzabana nawe wicara mu rugo abanyo baramukazi bande bakavuga washatse uwahe kavuye he kuki ari we washatse bakongera bakavuga ukagendera ku ijambo ngo nzabana nawe ukarwubaka ukongera ukarwubaka abadayimoni batabishaka kubera ko Uwiteka yavuze ngo nzabana nawe ibintu byose tubamo ni mubikinishe ibintu byose tubamo ni mu muhamagaro w'Imana urugo ni umuhamagaro kuba mwarimu ni umuhamagaro kuba muganga ni umuhamagaro kuba umunyapolitike ni umuhamagaro ahantu hose waba uhagaze na umuhamagaro nujya kwa muganga Imana ikagushirayo izagushyigikira abwira abigishwa ngo nzabana namwe kuba muri ubu buzima iryo jwi utarifite ufite ingorane kuba ndi imbere y'Imana kuba uri mu rugo udashobora kumvira ijwi ngo nzabana nawe kuba uri muri business irijwi ukaribura ngo nzabana nawe uri wenyine amaboko uri kumwe nayo n'ubusa uri ku musenyi wubatse ku musenyi ariko irijwi ntugendana naryo wubatse ku rutare kuba ufite irijwi wubatse ku rutare Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe reka dufate umwanya wo gusenga uramba gato dusenga Imana tuvuge ngo Mana turifuza ko ubana natwe abantu mumeze nka Yona mugaruki
abantu mwatakaye, abantu mwatanye, mugaruke. Abantu baciye hirya y'ubushake bw'Imana, mugaruke. Reka mbabwire abantu mwihuta cyane, abantu mwihuta cyane mu bintu, nimurekeraho. Abashaka kurambagiza mwihuse, mugende gahoro. Abashaka gutangira business mwirukanka, mugerekeraho. Abantu bashaka za visa, mwitonde. Mwitonde, turabasengera, mwihangane turabasengera, ariko mwitonde. Abantu mushaka, abantu mushaka, mwitonde. Irijwi nuribura mu buzima bwawe bwa buri munsi uzahura n'ingorane. Niyo mpamvu Mose yarinze ataha. Yarinze agira gute? Hari umugabo wabitubwiye hangaha ni bari ryari. Ndagira ngo ni muri ranchawo yakubise kabiri cya gitare. Imana iramubwira ngo kuva nakubona magurukanye nawe n'ubwa mbere mbonye urakaye. Kandi kuva nkubonye n'ubwa mbere mbonye urakaye. Ababisiraheli bazakubiza icyuya ubwo ubikoze rimwe, ntugaragaze kwera. Sinshaka kuzabikora kabiri. Twigendere. Ngiye kuguha ikiruta Kanani yo mwisi, nkujyanye muri Kanani iruta Kanani yo mwisi. Iramwimurira iramubwira ngo ntuzajyayo, nkujyanye harutaho, kuko sinshaka yuko uzabikora kabiri. Iramubwira ngo tugende urage, irakimwereka. Iramubwira ngo ndakujyanye, avuza induru, mbararira. Iramubwira ngo yaba waruzi aho nkujyanye haruta. Sinshaka kuzakora amakosa kabiri. Narakuvuze naraguhamije yuko nzajya mbana nawe muri byo. Imujyana ku musozi iramwinigira, iramuniga aho yashinguwe niba hazi. Kandi muzabibona nimusoma Bibiliya neza. Nimusoma Bibiliya muzamubona kuri 17 muri Matayo. Yesu yagiye mu masengesho agarukana na Eliya. Ntabwo yaravuye muri paradizo papa, oya, yaravuye muri paradizo. No, yaravuye aho Eliya aba. Nusoma abami ba kabiri, Eliya yagiye mu ijuru. Mose Imana yaramwijyaniye agaruka ku musozi yiyereka Yesu. Yarinze ataha, Imana iri kumwe nawe. Yarinze arangiza urugendo, Imana iri kumwe nawe. Urifuza kuzarangiza urugendo uri kumwe n'Imana? Muvuge ngo amen. Muvuge ngo amen. Ndabibifurije ujye ubaho Imana ishaka kugira gute kuba. Abantu bagendana n'Imana babana n'Imana, iryo niryo sezerano bafite. Imana ibaho umugisha. Mana turagushimiye. Mana turagushimiye. Mana turagushimiye. Turagushimiye yuko duhaye isezerano kuzajya ubana natwe. Ndifuza ko uyu mugore Irijwi aryumva mu mutima yuko uri kumwe nawe. Ndifuza ko uyu mugabo yumvira ijwi yuko muri kumwe. Ndifuza ko muri uyu mwanya abasore n'abakobwa bumvira ijwi ryawe mu byo turimo byose. Abantu bakakikisha neza yuko bari kumwe nawe. Abantu bakakikisha neza yuko bari kumwe nawe, kuko mutari kumwe azirwariza intambara zose azajya yirwariza. Ariko turifuza yuko tutirwariza, turifuza kugendana nawe, turifuza kubana nawe, turifuza guhagararana nawe, turifuza gukorana nawe, turifuza kwicarana nawe aho turi hose. Turifuza kubana nawe. Haleluya, turifuza kubana nawe. Haleluya, 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 haleluya. Turifuza kubana nawe, turifuza kubana nawe, turifuza kubana. Icyama uyu muntu wateranye uyu munsi, uri online n'uri mu rusengero, bakumvira ijwi nk'iryo wabwiye Mose uramubwira ngo kuko wangiriyeho umugisha. Icyama tukakugiriraho umugisha. Cyama tukakugiriraho umugisha tukabana nawe. Haleluya, haleluya. Cyama tukumva ijwi nk'iryo intumwa zumvise, tukagendana nawe kandi tukabana nawe. Urakoze tugukomeye amashyi, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.